Ibihe byiza kuri mwese mukomeje gukurikiranira hafi uyu muyoboro wa Baraka Voice Media TV. Ubu muri kubona ni ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga ko bwamaze kuruhama. Tugiye gusobanura byinshi kuri ubu bwato, tukubwire uburyo ki bwaruhamye, bigendanye n'amakuru yo kuri ubu bwato twamaze kuba twakurura mu buryo bukomeye cyane. Si ibyo gusa kandi abanyepolitike bamaze kuba basebya, b'abanyepolitike bavuye i Kinshasa bamaze kuba basebya Evariste Ndayishimiye, basebya Gisegeti, kubera ko Gisegeti na Ndayishimiye barabahendahenze, ariko ubu tuvugana abanyepolitike bamaze kuba basebya Gisegeti na Ndayishimiye. Ese ni mu buhe buryo tugiye kuba twagarukaho muri iki kiganiro? Uraje ubibone ntujye kure utumvise. Kandi uwitwa Justin Bitakwira uyu nguyu yasabye FRDC, abayobozi bayo bakuru, ko baza ku mirongo y'urugamba bakabona ibiri kuhabera bya nyabyo, ureke ibyo FRDC ziri ku rugamba ziri kugenda zibabeshya, kubera ko ngo nibitaba ibyo Baraka iraza gufatwa, wa mugi twitiranwa, ariko ngo numara gufatwa biraza gushyira mu byago Karemi, ndetse kandi binashyire mu byago umujyi wa Uvira ku buryo bukomeye cyane. Justin Bitakwira ni umunyepolitike usanzwe uzwi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ariko nawe arimo aratanga inama za gisirikare kandi atari umusirikare. Ariko izi nama nuza kuzisobanukirwa neza muri iki kiganiro uraza kumva arizo, bigendanye n'ibyo tugiye kuba twagarukaho n'ubundi muri rusange. Reka nguhe ikaze rero mu kiganiro mu buryo burambuye, ariko kandi ngusuhuza aho uri hose, mu Rwanda, mu Burundi, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku mugabane w'Uburayi n'ahandi aho ariho hose ku isi. Ndagusuje kandi nguhaye ikaze muri iki kiganiro cya Baraka Voice Media TV. Icyo ngusaba ni kimwe gusa, ntikigoye, ni amasegonda make, ibuka gukora like ku biganiro byacu, ni agakumwe kareba hejuru rwose. Iyo ukanzeho ubu ugize ukoze ibituma ikiganiro cyawe kitaza gutegwa mu gihe uri kukireba, ndetse kandi bikanagifasha gukwirakwira ku bandi benshi. Ubwo rero reba like tugize, hasigayemo iyawe kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ari nako kandi mbibutsa gukora subscribe, reba munsi y'ikiganiro ahanditse subscribe cyangwa se s'abonner bitewe n'ururimi mukoresha. Subscribe ni Icyongereza, s'abonner ni Igifaransa. Ukandeho ubundi uhita ufungura n'akazogera gahita kaza, kugira ngo ujye ubasha kubona ko twamaze gushyiraho ikiganiro, hanyuma ukibone mu bantu ba mbere, amakuru akiri mashyashya mw'abantu mwe, ngira ngo mumaze kubimenyera. Nshimira ababikoze, abatarabikora namwe nicyo gihe ngo mubikore, kugira ngo turusheho kugenda turebera hamwe n'andi makuru agiye agezweho hirya no hino ku isi, by'umwihariko mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hari amakuru twababwiye y'ubu bwato bwaruhamye bw'igisirikare cy'u Burundi. Tubufiteho amakuru menshi, ariko mbere gato yuko tubuvuga, ariko reka tuba ari nabwo duheraho, n'ibindi turabikomeza. Abanyepolitiki ukuntu basebeje Ndayishimiye, n'ukuntu Justin Bitakwira yagiriye inama igisirikare, inama za nyazo kandi ari umusivile, nabyo ndaje tubikomeze. Reka dore ku bwato. Ubu bwato bivuga ko bufite uburebure bwa metero 24 ndetse n'ubugari bwa metero 4. Bwari ubwato busanzwe bupakira imizigo ya gisirikare, butwara inkomere, ndetse butwara n'imirambo iva ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku cyambu cya Baraka na Karemi, ibijyana cyangwa ibivana i Bujumbura. Ubwo ni inkomere, imirambo, imizigo, ubwo ni intwaro, ibiribwa bya gisirikare n'ibindi bigiye bitandukanye bikenerwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ubu bwato kandi ngo bwari bushinzwe no guherekeza andi mato apakiye imari, yaba ya gisivile menshi arundiwe hamwe mu gihe cy'impungenge z'umutekano, cyangwa se n'aya gisirikare, kubera ko ngo bwabashaga kubika, bwagiraga stoke nini y'intwaro, ku buryo umuntu wabaga aho bwabaga bwegereye, igisirikare cy'u Burundi cyabaga cyizeye ko aho hantu igihe havuka akabazo k'umutekano gatoya gishobora kugakemura mu buryo bwihuse cyane. Ubu bwato rero gahunda ubundi nk'uko byari bisanzwe, bwari bumaze kujyana imirambo imwe yandi nababwiye mu kiganiro cyabanje ku butaka bw'u Burundi, ivuye Karemi, indi ivuye Baraka. Ni imirambo abenshi bamwe bari banakomerekeye mu bice bya Poezero, bandi bakomerekera kwa Murima, hanyuma bajyanwa Baraka bagiye kuvurwa, bamwe baranapfa, ndetse kandi hari n'indi mirambo yagiye itoragurwa kuko bagiye baraswa umugenda, bamwe bapfira mu nzira, abasirikare b'u Burundi na FARDC. Hanyuma iyo mirambo yose yakusanyirijwe Baraka mu ivuriro rya gisirikare. Hari inkomero naberetse mu kiganiro cyashize, nazo muri zo harimo bake bari barapfuye. Hanyuma ibyo byose uko amakuru akurikirana, bamaze gufata iyo mirambo
inkomere ngo zijye kuvurirwa i Bujumbura kuko ariho hari ubuvuzi bufite imbaraga yenda kurusha Baraka na Karemi. Babajyana i Bujumbura. Bageze rero ngo bari bafite gahunda yo kugaruka, bakagarukana imbaraga nyinshi, bakagarukana abandi basirikare bashya batakoberetse batagize ute, hanyuma ngo bakanagarukana kandi ngo bari bafite gahunda yo kugarukana abasirikare 444 bashya biteguye cyangwa se bambariye urugamba, bakaza gufatanya n'abandi ku rugamba kugira ngo bakavaringe mu mujyi wa Baraka utaza kuba wafatwa. Abasirikare rero bahagurutse i Bujumbura ari benshi, bafite intwaro, bafite morale, hanyuma binjira ikiyaga Tanganyika berekera Karemi kugira ngo baze kubasha kugera ku cyambu, hanyuma bajye mu birindiro gufatanya n'izindi ngabo kugira ngo babashe gusubiza inyuma M23 irwaneho, hanyuma basubire inyuma babakure kwa Murima, babongere babambure Poezero, bagaruke Minembwe bari urugamba rubera, kubera ko bari kubona ko Baraka nifatwa n'ahandi hantu Burundi buza kuba bufite bwambukira, kubera ko umuzenguruko wa Tanganyika wose Alliance Fleuve Congo na twirwaneho baraza kuba bahafite. Ibi rero nibyo bya ubwato bwahagurutse bugeze mu kiyaga Tanganyika. Amakuru ari gutangwa, sinzi niba ari uwagambanye wari uri mu bwato, niba ari iki gusa. Abi Bujumbura bohereje ubwato, abasirikare ba FDNB na ba FARDC kwi Bujumbura. FARDC ziraba hafite ngira ngo Gasita niyo hakiri, niba atarasubira Kinshasa n'ahandi haba kiri uretse Bujumbura. Noneho bavuganaga n'abari Karemi ngo ubwato bwaje, nabo mu bwato bari kuvugana mu buryo bukomeye cyane. Gusa ngo bageze mu kiyaga hagati ngo haje kuza, niba ari umuyaga niba ari iki, ngo burahengama ariko bidakabije. Ibi bintu bisanzwe bibaho kubera umuhengeri. Hanyuma babwira abi Bujumbura ati tubonye umuhengeri urimo urahengamisha ubwato nubwo ari bunini cyane. N'abandi ba Karemi baravuga ati ibyo ngibyo ni bisanzwe, ni mu byihore nta kibazo. Ubwo harimo na bamwe bari wenda batari basanzwe bajya mu bwato cyane, bari bagize ubwoba, ni nta kibazo, arabereka baraguma baraza mu rugendo nk'uko bisanzwe. Noneho ikindi cyaje kubaho, bamwe bari Karemi bagumye bashatse guhamagara bari mu bwato, ngese mugeze he, bitewe nuko babonaga amasaha asanzwe akoreshwa nubwo bwato kugira ngo we bugeze Karemi yari yarenze. Hanyuma barababura kwitumanaho, bahita babwira Bujumbura ati turababuze, mwebwe muri kuvugana nabo bahamagaye biranga. Ubwo rero ngo ikintu cyari cyabayeho nk'uko amakuru amaze kutugeraho, bisa naho uwarashe cyangwa se uwaruhamishije ubu bwato yaba yabusenyuye aturutse munsi. Noneho abandi bakumva buhengamye bakagira ngo ni bisanzwe, hakazamo n'akantu k'umuhengeri. Byashobokaga ko umusirikare w'Intare za Sarambwe wabonaga ko ubwato buje, umwe mu bayobozi bakuru b'urugamba yashoboraga kubona ko ubu bwato buje, nka General Sematama uri mu Minembwe n'abandi bagiye batandukanye, yashoboraga kubona ko hari ubwato buje kandi buje bufite imbaraga, bufite morale, no kongera moralimo abasigaye kugira ngo baze bongere bigarurire Poezero na Minembwe n'ibindi bice bitandukanye. Agafata nk'abasore bakeya, si ngombwa 10 cyangwa 100, agafata nk'abasore bakeya nk'ikipe y'abasirikare 4 cyangwa 3, akabashyira mu bwato buto busanzwe bwa submarine, kuko hari ubwo bagiye bashimutira ku byambu bitandukanye ubwo bafataga umuzenguruko wa Kivu ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwato barabufite, buriya bwato buto ushobora no kubuzirika hejuru y'imodoka, imodoka ikabujyana buri mu muhanda. Bari buto cyane, ntago buba bukabije ubunini, mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma ubu bwato nibwo bwashoboraga kwataka no kurohamisha iki cyato kinini cy'igisirikare cy'u Burundi, kubera ko umuhengeri wo usanzwe urimo, bumazemo igihe kinini, bumazemo imyaka myinshi. Ntabwo biri kwemezwa ko umuhengeri ari wo waba warohamishije ubu bwato, kuko n'abasirikare bari barimo. Gusa bo ngo bagize ngo ni bisanzwe, se tugiye ku rugamba buri kanya turumva igikomye dutabaza ngo turapfuye ngo iki. Nyine wasanga bagizemo akantu, bikaza kurangira bageze aho batakiri butabaze, ibintu bibarangiranye. Ubu bwato bisa naho bwatewe n'igitero cy'ubwato butoya bwa submarine bushobora kuba bwoherejwe na M23, kuko nabo hari igice bashobora kwinjiramo mu buryo bw'ibanga, cyangwa se bacungiye umutekano w'akanya gato, bagahita boherezamo akato kakikorewe n'imodoka, kubera ko ubwato butoya bwa submarine bushobora kujya hejuru y'imodoka ukabuhambira, hanyuma ukabwohereza nk'ahantu runaka, bukagera ku kiyaga bugahita bwinjira bukajya kuri operation. Ubwato butoya bwa submarine bufite ubushobozi bwo kuba bwagera hafi y'icyo cyato, hanyuma umusirikare bakareba icyerekezo icyo cyato kinini kiri kunyuramo, dore ko kiba kitanihuta bikabije. Hanyuma bakaribo basiga umusirikare
bano barwanira mu mazi, hanyuma uwo musirikare akajya munsi y'amazi w'intare za Sarambwe ratwirwana, kuko nibo bahanganye n'igisirikare cy'u Burundi, kandi nabo batari kwihanganira ko hari ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi buza kubarwanya bufite ibikoresho n'abasirikare batari bari mu rugamba. Byashobokaga ko uyu musirikare bamusiga aho ngaho, bakaba bahunzeho gatoya kugira ngo ubwato butabajomera cyangwa se radari z'ubwato zitabakurura, bakamusigaho noneho akabutegereza kuko icyerekezo yaba yakibonye nawe akabusatiramo gakeya, agahita atega nk'ikopura munsi igaturika. Iyo ikopura itwitiye mu mazi mw'abantu mwe, ntabwo urusaku rugera hejuru, kubera ko amazi burya nayo ubwayo n'umuyaga uri burimo n'imihengeri n'iki, nayo ubwayo aba afite urusaku rwayo, burya bari mu bwato batamenye ibyo ari byo. Ahubwo ikindi cyaba cyabayeho, urumva ikopura ayiteze munsi akayiregera amasegonda runaka, agahunga akajya kure yayo ho gatoya, ubwato bugaturika igice cyo munsi. Bugomba guhita indiba n'ibirobotse, amazi agomba guhita yinjiramo byihuse. Noneho na kwa gutabaza bajya guhamagara ku cyombo ryari se ubwato butageze mu ndiba y'ikiyaga. Ubu tuvugana rero, haba Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi ari kuvuga ko atazi irengero ry'ubwo bwato, haba abayobozi ba FARDC bari kuvuga ko batazi irengero ry'ubwo bwato, n'abari bari Karemi n'abari bari Bujumbura. Bigakekwa ko bwaba bwatewe na twirwaneho na M23 uburyo busa n'ubwo bw'umaze kugusobanurira. Gusa Gaspard Baratuza avuga ko ubushakashatsi bwo gushakisha andi makuru kuri ubwo bwato akomeje, ubwo natwe nasohora cyangwa se natangaza muzabe hafi duto tuyababwira mu buryo bukomeye cyane. Mu yandi makuru rero, abanyepolitike bamaze kuba basebya Evariste Ndayishimiye, bamwe barimo bavuye Ikishasa bakazi Bujumbura, ngira ngo mwarabibonye, bamaze kuba bitaba Ndayishimiye kugira ngo abaganirize kujyanye no guhosha imyigaragambyo. Bamwe batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ubundi nka Martin Fayulu n'abandi batandukanye, ba Matata Ponyo, bari bageze i Bujumbura baraganiriye, ariko mu mafoto twabonye baseka, ariko abasesenguzi baravuga bati nubwo mubona baseka, nabwo bisobanuye ko ibyo bagiye kumvikana byamaze guhura cyangwa se byatunganye. Nubwo bari guseka, birashoboka ko bari guseka ariko mu mitima yabo bari guseka Ndayishimiye, atari ko bamwishimiye, ahubwo ari iki, amafoto yagaragazaga ko bari guseka, ahubwo bazagenda n'ubundi bagakomeza gahunda yabo y'imyigaragambyo. Ubundi cyari cyatumye babohereza Gisegeti, yari yavuze yabwiye Ndayishimiye uhamagare abatavuga n'ubutegetsi bwanjye basubika imyigaragambyo yo kuntegeka kwegura kubera ko ngo nshaka guhindura itegeko nshinga. Bagera i Bujumbura, Ndayishimiye arabakira, baraganira, amafoto agaragaza bari guseka, ariko ubu tuvugana bamaze kugera Ikishasa, baravuga bati ibyo bari kutubwira byose ni ububwa, nta kintu kizima kirimo. Bari kutubwira ngo tureke imyigaragambyo, hanyuma bakureho itegeko nshinga ry'igihugu cyacu baritesha agaciro tureba turi abanyagihugu, bati ntibishoboka. Ubwo rero bamaze kuba ya myigaragambyo, niba ari kuri 23 hari itariki za vuba bari bateguye imyigaragambyo bavuga ngo ibiganiro by'Ibujumbura nibitagira ikivamo bazahita bayikomeza. Urumva bityo basabaga Gisegeti nareke gutekereza no gupanga guhindura itegeko nshinga, nicyo basabaga. Ndayishimiye akavuga ati nimutuse mworohere Gisegeti akora ibyo ashaka. Ahangaha rero bose bavuga ati ibyo byaba ari ububwa, ntabwo tubyemeye. Itegeko nshinga ry'igihugu cyacu ntabwo rizakorwaho, n'ikimenyimenyi imyigaragambyo yo gutegeka Gisegeti kwegura kubera ko ashaka guhemukira itegeko nshinga irakomeje ku itariki 23. Abaturage bari bategereje kumenya ikivamo kugira ngo begure udusafuriya bazakubita muri iyo myigaragambyo n'utudobo n'utujerekani n'utubuni bitewe nuko babivuga, ndetse kandi kugira ngo abazakora urugomo mu myigaragambyo nabo birumvikana batangiye gupanga amabutike bazasenya bagatwika amapine. Urumva ko imyigaragambyo yongeye kuba yatutumba hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Kinshasa. Kandi urumva ko abantu bamaze gusebya Ndayishimiye nk'umuntu ibyo yababwiraga byari ubugoryi, byari mbare ko mbivuze gutyo, byari nyine bitabafitiye akamaro, kandi ibi biganiro bibahuza byagombaga kuba bifitiye inyungu abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse n'abavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Abavuga rumwe na Gisegeti bifuza ko itegeko nshinga rihinduka kugira ngo Gisegeti yongere kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hanyuma abatavuga rumwe nawe bifuza ko itegeko nshinga ry'igihugu ritahinduka kugira ngo Gisegeti atongera kugaruka ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Binavuga ko kandi aba delegation cyangwa se itsinda ry'intare za Sarambwe ryatwirwanaho na 23 naryo ryari ryatumiwe ngo havuyemo Kabila,
ariko iri tsinda ngo ryavumbuye ko bashaka ko rijya i Bujumbura, hanyuma kubera ko bazarara mu mahoteli yabo bakanarya ibiryo byabo mu mahoteli n'iki, ngo bakariroga cyangwa se bakarirogera aho ritambuka. Ntumbaze ngo iby'ibirozi simbisobanukiwe. Hanyuma iri tsinda ngo ryaketse ko bashobora kuriroga, hanyuma leta yisubika uru rugendo rwo kwifatanya n'abandi mu kujya kuganira na Ndayishimiye ibijyanye no guhindura itegeko nshinga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'intare za Sarambwe n'Amadubu ntabwo bigeze bitabira ibi biganiro. Ku ruhande rwa Kiliziya Gatulika, Fredere Ambongo ntabwo ari we yitabiriye, ariko bivugwa ko ngo yohereje intumwa mu buryo bukomeye cyane, kandi anavugana bya hafi na bariya ba Denis Sengeso niba ariko wabivuga, cyangwa se ba Martin Fayulu mu buryo bukomeye cyane. Denis Sanga nawe numwe mu batavuga n'ubutegetsi, bahuriye mu ihuriro cyangwa se ishyaka ryitwa C64 cyangwa se C64 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ubwo rero mu yandi makuru, uwo bita Justin Bitakwira yasabye abayobozi ba FARDC kuza ku mirongo y'urugamba. Abantu bamwe baravuga ati si umusivile utangiye gutanga ibitekerezo byakabaye bitangwa n'abasirikare ni muntu ki? Ubusanzwe Martin Justin Bitakwira ni umwe mu bantu bakunda kujya banenga ibyo babona ko ari bibi, batitaye ngo ibi ntibindeba. Ntabwo bakunda kubona ibintu yenda byangirika ngo bapfe kubirebera, nubwo yenda nta kintu babikora, ariko bari kuvuga bati impamvu ingabo zacu ziri gutsindwa, abayobozi bari kuziyobora bari kure, bari Kinshasa, bari gutanga amabwiriza mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, niyo mpamvu dutsindwa. Yasabye abasirikare bose ba FARDC b'abayobozi bari muri za ofisi, umwe bari Kisangani, ubwo ni ba Masunzu babwirwaga, Masunzu ari Kisangani, abandi bari Kinshasa, arababwira ngo nimujye kuri front line kugira ngo mutere morale bari abasore bacu babaye victim, hanyuma kugira ngo babashe gusubiza inyuma twirwaneho na mama 23. Bamwe baravuga bati biba byiza iki gitekerezo utanze cyari cyo, gusa ikibabaje nuko aba ba FARDC batari bubyemere, baraza kumusuzugura ngo no musivile, ngo ibyavuze ngo ntibishoboka, kandi byari byo. Urumva umusirikare mutoya yari ku rugamba uri kumuyoborera ku cyombo, ashobora no kukubeshya ngo yafasha gace, yagiye mu gace kari netere katari karimo n'umwanzi, nka bya bice bya Wihene bimwe nababwiye mu kiganiro cyabanje, bavuze ko bafashe kandi nta twirwaneho hari irimo, nta mama 23 yari irimo. Barahageze gusa basanga nta ngabo ziharinze, birukana abashumba bari bahari barabahotera, bahita bavuga ko bahafashe, batanga raporo Kinshasa. Ni ukuvuga ngo iyo umusirikare muto yari kuri front line uri kumuyoborera ku cyombo, ashatse yakubeshya agakinagira kirukanka, ukohereza imisada n'ibiki byose, nta kintu biri kumara ku mirongo y'urugamba. Ariko iyo muri kumwe ku mirongo y'urugamba, hanyuma akumva inyuma avuga umubwira wejya imbere, urumva abafite abatinya umuyobozi we kurenza uko atinya aduyi. Ushobora kuba ufite pistoli uri inyuma y'imubwira ati wera saduyi, akahita yirukanka akajya kumurasa, ntatinye ko aduyi azanye igifaro. Niko nyine igisirikare cyubatse, umusirikare yubaha umuyobozi we kurenza uko atinya aduyi. Ariko noneho urumva ko abayobozi bakuru mu gisirikare cya FARDC baramutse baje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakava ku byombo, bakava muri raporo z'ububwa, baza bagatangira kuyobora urugamba, bikaakserera abasirikare bari ku rugamba. Urumva ko igitekerezo cyari cyo, ariko bari gutinya ngo ese ningenda nkapfa ninde uzayobora. Ariko suko batinya ko nibapfa FARDC izabura uyiyobora, ahubwo bari gutinya ko bapfa batari amadolari banyereje mu gihugu, kuko abasirikare ba FARDC bakunze gushinjwa kuba afite abasirikare nka 300, agatanga raporo y'abasirikare 500 ko ari bo bafite, agashyiraho amazina y'abaringa, hanyuma akajya ahembwa amafaranga yabo, akubaka nk'amahoteli nko mu Bubiligi, mu Faransa, hanyuma yazajya mu gihe yazatoroka igisirikare cyangwa se bigenze gute, agahita ajya kwibera umukire ku mugabane w'Uburayi. Abenshi bakunda kubazwa ku kageso. None abavuga ninjya ku rugamba nzi ngo mbeshya igihugu ngo nagikorera, bikarangira byanyabyo nanapfuye, ya mahoteli yanjye, abagore banje, ibiki byose bizahita biribwa n'abatarabiruhe. Ko rero agahitamo kuguma agakorera ku cyombo gusa, akajya atera muri abasirikare mu crash turohereza amafaranga, bakayohereza ibiki byose, ariko ntajye kuri front line. Abafite ubwoba mumbwire namwe, umugenerali muzima, umukoloneli muzima, umumajoro muzima ugira ubwoba bwo kujya ku rugamba ngarebane na aduye, hanyuma amukorera icyo agomba kuba yamukorera,
Ubwo rero ibyo ngibyo nibyo bituma FRDC iza kurushaho gukomeza gutsindwa, nk'uko uyu mugabo yabivuze Justin Bitakwira, yavuze ngo biraza gushyira mu byago ngo nimutajyayo biratuma Baraka ifatwa, kandi umujyi wa Baraka numara gufatwa biraza gutuma Karemi ifatwa, biraza gutuma Karundu ifatwa, biraza gutuma Ovira ifatwa. Aho hose nihamara gufatwa, umusada waturukaga i Burundi uturutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura nta handi wongera kubona unyura, kubera ko umuzenguruko wose w'ikiyaga cya Tanganyika ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo twirwanaho na M23 baza kuba bafite. Ahubwo aravuga ati nimutinda ibi mbabwiye mukabisuzugura mukabyanga, bazahita berekerana Katanga bajye kwifatanya na za nyeshyamba za Katange pour la Liberation, Force Katange pour la Liberation, za ngabo zivuga ko zinazo zirwanya Gisegeti bajye kwifatanya nazo ntawamenya. Ubwo rero ngayo nguko niyo makuru agezweho muri aka kanya. Njyewe nitwa Baraka, nyemera tuze gurira mu kindi kiganiro aho turebera hamwe izindi ngingo ziza kuba zigezweho, kandi ndakwifuriza kugira amahoro y'Imana. Ndashimira byimazeyo abantu bakanze like, nibo baterankunga bacu, n'abakoze subscribe munsi y'ikiganiro bagahita bafungura n'akazogera. Mbahaye ikaze kuri uyu muyoboro, tugiye kujya tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye bijyanye n'amakuru agezweho. Mugire amahoro y'Imana.